yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga zavuga kugira neza kwawe aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho sizaceceka kandi sizatuza kwamamaza iyo neza yangiriye zavuga iyo neza mu bakomeye bose zayiririmba iyo neza sizaceceka kwamamaza iyo neza zavuga iyo neza yangiriye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye hari n'ituro mfite ryo gutura akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye hari n'ituro ryo kugutura uhaye umutima utegeke zayivuga ineza yawe zavuga imirimo wakoze zavuga imirimo wakoze iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zayivuga ineza yawe imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza zayivuga iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza yagiye zavuga iyo neza zavuga iyo neza oya sizaceceka zavuga iyo neza iriho zavuga iyo neza zayiririmba mwiza nk'uko bisanzwe ukumva ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana duhora twumva ku wa gatandatu nijoro hano muri Amerika saa 7 z'ijoro muri Afurika mu bihugu bya Afurika yo hagati biba ari mu saa 9 za mu gitondo ni gahunda nziza cyane idufasha kumenya uko twitwara mu mibereho yacu ya Kristo cyane cyane twigana Abisirayeli ibyo bakoze ibyagiye bishimisha Imana
ariko nanone hari aho byagiye bibatsinda, aho ngaho tukagenda dukora ku buryo tudakora nk'uko babigenje, tukabikora neza. Ubwo rero iyi gahunda ni gahunda nziza cyane kandi ikomeye mu buryo bw'umwuka, ifite akamaro cyane ku bantu bumvira ijambo ry'Imana, kandi nk'uko tubibwirwa biri gufasha abantu benshi, natwe ubwacu kandi biradufasha. Ubwo rero tugiye gukomeza aho twari twageze ubushize twari twasomye mu Kuva ibice 18, ubu turasoma Kuva ibice 19, hanyuma bidukundiye twasoma n'igikurikiyeho, ariko birashoboka ko twasoma iki gice gusa kuko amagambo akibonekamo ntabwo ari make kandi ni ingirakamaro cyane. Ubwo rero tugiye gusenga Imana nk'uko dusanzwe tubigenza, kugira ngo Imana yacu ituyobore muri gahunda, kandi ijambo ryayo ritanga umusaruro abaryumva mwese, rifashe ubugingo bwanyu. Ubwo rero turi kumwe, kandi buri wese uteze amatwi ijambo ry'Imana tumusabiye imigisha y'Imana rwose. Imana ikwiteho, Imana yinjire mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe, ikubera igisubizo mu izina rya Yesu. Buri wese wumvira ijambo ni ukuri ahabwe imigisha n'Imana, kandi n'ibisubizo akeneye ku Mana abibone mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, iyi ni wa mwanya mwiza, iyi ni wa mwanya ukomeye, ni wa mwanya dukunda, wa mwanya twishimira. Tuwujemo Mwami kugira ngo tuvuge ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe riratinyitse, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho, ijambo ryawe rirera. Mwami Imana yacu, twebwe turi abantu ntabwo twera, kuko niyo tugerageje gukiranuka biratunanira, dusanga bitakunze. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya tuza duciye bugufi kugira ngo dusabe imbabazi z'ibyaha byacu, aho biba byatunaniye, aho tuba twakoze nabi Mwami, aho tuba twakubabaje, aho tuba tutakoze ubushake bwawe, amakosa yose tubonaho amafuti, ibyaha, ibicumuro. Mwami Yesu, turinginze kugira ngo bikurweho n'amaraso yamenekeye ku musaraba Igorigota. Twese udutunganye Mwami, udukoze ikara ryaka ku munwa, kongora ibidafite umumaro byose tuba twavuze Mwami wacu Yesu, kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe uyu mwanya. Duciye bugufi turakubashye Mwami, babazi zawe zitubonekeho, kugira ngo Mwami nyuma yo kutweza no kudutunganya no kutubabarira tuboneke muri presence yawe. Turaguhamagaye rero ngo uduterane natwe uyu mwanya, kandi abari wowe uvuga. Jambo ni iryawe Yesu, twebwe turi ibikoresho byawe, kandi ni nawe uzi gusobanura. Ni nawe Mwami ufite icyo wabwira abantu muri uyu mwanya. Twebwe nk'abantu ntacyo twavuga, nta n'icyo twakora, ariko wowe ufite imbaraga zihindura. Ijambo ryawe rifite ubutware bwo guhindura, ijambo ryawe rifite imbaraga kuko ntabwo rijya rimanukira ubusa. Turinginze rero kugira ngo iry'uyu munsi rimanukane imbaraga zo kugira icyo rikora ku bugingo bwa benshi baryumva, bafata ingamba nziza Mwami wacu Yesu Kristo, kuko tugeze mu minsi mu by'ukuri igoranye, ariko barahirwa bemera kuyoborwa n'ijambo ryawe, barahirwa bemera guca bugufi bakaryumvira, barahirwa bemera kuriha agaciro no kuri umwanya waryo mu bugingo bwabo. Abo nibo bahiriwe muri iyi minsi ya none, kuko turi mu minsi itoroshye, ni iminsi igoranye. Pawulo yayivuze avuga ko ari iminsi izaba itoroshye, ariko Mwami abakumenye iyo tubigezemo turasenga kandi tukaguhamagara kandi tukabona ubwiza bwawe. Ngwino rero Mwami uvuge, ngwino ukore Mwami Yesu Kristo, nukuri abantu bahindurwe n'ijambo ryawe, kugira ngo isi nayo Mwami ibashe kugenda neza. Urakoze mutanga bugingo, twebwe twemeye kukubera ibikoresho, udukoreshe Mwami, uduhe ibyo kuvuga, ari wo gutanga ubusobanuro Mwami wacu Yesu Kristo. Abatwumva bafashwe, natwe ubwacu dufashwe, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe. Urakoze Mana yacu, ngwino uganze imitima yacu, ngwino ukore byose nk'Imana. Twebwe duciye bugufi turakubashye, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane. Amen. Tugiye kwinjira muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ubwo abo muri Amerika na Canada ni mwiriwe, abo muri Afurika ni Burayi ni mwaramutse. Imana iduhe umugisha
twese hamwe tugiye gufatanya kumva ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma igitabo cyo Kuva igice cya 19. Ni umutwe umwe tubonamo uvuga ngo Imana yiyerekera Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Umusozi wa Sinayi ahandi bavuga ko hitwa umusozi w'Uwiteka, nicyo kimwe. Ubushize n'abubyibuka twabonye amagambo meza cyane naho, ariko singatinda ko twayavuze bushize, ariko ndagira mbibutse gato ukuntu sebukwe wa Mose yamugiriye inama ijyanye n'ubuyobozi, akamubwira ukuntu agomba kubigenza ntakora imirimo yose, kuko byari byamunanije cyane. Sebukwe asa nkaho amugiriye impuhwe n'agahinda, aravuga ati reka nkugire inama, ati ibi ntabwo uzabishobora gutya, shaka ukuntu ushaka abantu bizewe, abantu mbese ubona ko babishoboye kandi bayoborwa n'Imana, abantu mbese bujuje ibyangombwa by'ubuyobozi, ugenda ubapanga, uyobora 1,000, uyobora 500, uyobora 100, uyobora 50 na nyumba 10. Ubwo rero noneho Mose akurikiza iyo nama, kandi kuko byagenze neza, cyane cyane ko na sebukwe avuga ati nubwo nkugiriye inama ariko ubanza ubaze n'Imana yawe kugira ngo wumve ko n'Imana nayo ihamanya nanjye, nusanga duhamanya iki gitekerezo cyanjye ugishyire mu bikorwa. Ubwo rero twabonye ko nubwo abantu batugira inama ariko tujye tubaza Uwiteka, tujye duca hirya tubaze Uwiteka kugira ngo twumve ko nawe yemera ibyo abandi batugiriyeho inama, kuko Imana niyo igomba gufata umwanya wa mbere muri gahunda zose z'ubuzima bwacu. Uyu munsi rero tugiye gusoma aya magambo nyine, noneho nayo twumve icyo Imana yavugaho, kandi uyu munsi urafashwa, nanjye ndafashwa. Tugiye kwinjira mu bihe byiza nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu nyine hano muri Amerika kuri aya masaha ya 7 z'ijoro, nk'uko nababwiye nyine bari ku cyumweru muri Afurika mu gitondo mu saa 9. Ubwo tugiye gusoma igice cya 19. Reka nsabe umukozi w'Imana Madame asome, noneho hanyuma twumve icyo Imana ivuga kuri aya magambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Imana yiyerekera Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Mu kwezi kwa gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye i Refidimu, bageze mu butayu bwa Sinayi babubambamo amahema. Niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira, amutera amagambo ati, uku aba ariko ubwira inzu ya Yakobo, ubu butumwa aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo, bamese imyenda yabo. Uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Ubashyirireho urugabano
rugota uyu musozi impande zose, ubabwire uti mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo. Uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwe, he kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicishe amabuye cyangwa bamurase imyambi, naho ryaba itungo cyangwa umuntu cye kubaho. Ihembe nirivuga bazamuke bigire ku musozi. Mose aramanuka ava kuri uwo musozi, aza ku bantu arabeza, bamesa imyenda yabo. Abwira abantu ati, umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, ntimuterane n'abagore banyu. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi, ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana. Abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda imishyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga. Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe w'uwo musozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati, manuka utegeke abantu be gutwaza ngo bajye aho Uwiteka ari kumwitegereza, benshi muri bo bakarimbuka. Kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze, kugira ngo Uwiteka atabagwira. Mose abwira Uwiteka ati, abantu ntibaba uyu musozi wa Sinayi, kuko ubwawe wadutegetse uti ugotesha uyu musozi urugabano weze. Uwiteka aramubwira ati, genda umanuke maze uzamukane na Aroni, ariko abatambyi n'abantu be gutwaza ngo baze aho Uwiteka ari, kugira ngo atabagwira. Nuko Mose aramanuka ajya aho abantu bari, arabibabwira. Amen, amen. Amen. Aya ni amagambo meza cyane, ni amagambo yerekana Imana tuba tuvuga. Ngira ngo ahangaha iri gutanga bimwe bigize isura yayo, birimo gutinyika kwayo, birimo gukomera kwayo, birimo kubahwa kwayo kugomba kubaho. Ubundi Imana nuko isa nkaho yiturije, igasa nkaho ikora ku buryo ugira ngo ntayihari, ariko Imana ubundi yashatse kuza uko yakabaye, byajya gusa nk'uku nguku. Uretse ko n'ahangaha yagabanije, nabwo si uku nguku mu buryo bwuzuye navuga Imana mbese yakoresha ngo yerekane gukomera kwayo kuri hejuru. Ni uko ahangaha yashatse kubyoroshya gato nanone, kugira ngo abantu none be kugira ubwoba bikabije, kuko yashaka no kubavugisha. Ariko Imana uko iteye biratangaje. Ni Imana nyine iteye ubwoba, ni Imana umuntu adakwiye kwibwira ko yayivuga uko yishakiye, kuko cyane cyane tuzabibona no mu gihe gitaha ko Imana ivuga ko ngo kuko ngo utazavugira ubusa izina ry'Uwiteka ngo ikubare nk'utacumuye. Uvuze iryo zina gusa mu mategeko tuzabibona. Imana rero ni Imana iteye ubwoba, iteye ubwoba. Ngira ngo mbere yo gusobanura hari nabanza kubwira wowe unyumva ngo umenye ko Imana iteye ubwoba. Hari abantu benshi bibwira ko Imana ari mubyara wacu cyangwa bakibwira ko Imana ari mugenzi wacu usanzwe. Imana iteye ubwoba, Imana iteye ubwoba. Imana uyu munsi ukwiye kumenya ko Imana iteye ubwoba, ko Imana itinyitse, nubwo ituje igasa nkaho yerekana ko nta nihari. Umuntu akibwira, niyo mpamvu n'abantu nyine bakora ibyaha, abantu bagakora ibyo bishakiye.
ukubona ijuru mbese ukubona hejuru haratuje ukumva nta n'urusaku na rukeya, imana igasa nk'incecetse, ariko imana iteye ubwoba, aha ngaha yabaye nk'idusogongeza gato ariko nabwo ibintu byari byakomeye turaza kubibona. Uretse n'abisirayeli bagize ubwoba, na Mose ubwe bavuganaga nawe ngo yagize ubwoba. Turaza kubona ko byari ibintu biteye ubwoba, imana ntimenyerwa. Na Mose ubwe bavuganaga, kuko imana yavuze ngo mu bantu kugeza uyu munsi Mose ari mu bantu babasha kuvugana n'imana nk'aho ari umuntu uvugana n'undi, ariko nabwo ahangaha Mose nawe yabuze aho ahungira, ahubwo byari byakomeye, nawe yagize ubwoba kuko imana yaje mu muriro, yaje igerageje kwerekana gukomera kwayo. Ntiyabishyizemo byose, ariko yakoze ku buryo byose bamenya ko idasanzwe. Aya magambo tugiye gusoma uyu munsi ni amagambo akomeye cyane, utega amatwi wumve. Ni amagambo yerekana cyane cyane ibyabereye hariya ku musozi wa Sinayi. Uyu musozi wa Sinayi nk'uko natangiye mbivuga, ni umusozi Bibiliya ikunda kuvuga ko ari umusozi w'Uwiteka. Ahangaha turi kubona aya magambo, turi kumva aya magambo, ni ibitwereka yuko ubwoko bw'Imana bwari bwageze kuri uyu musozi, ngo bahamaze amezi 11. Ku musozi wa Sinayi Abisirayeli bahamaze amezi hafi 11, 11. Nk'uko dushobora kubibona ku gice cya 19 umurongo wa mbere, dushobora kubibona hanyuma dushobora no kubibona mu kubara ibice 10 umurongo wa 11, ntabwo tubasoma, ariko bahamaze igihe kitari gitoya, amezi 11 ni hafi umwaka. Ni hamaze hafi umwaka, hakorewe ibintu byinshi nk'uko tugiye kubibona mu gihe gitaha, n'amategeko niho yatangiwe, hari imirimo yahakorewe hariya myinshi. Uyu munsi rero tugiye kureba aya magambo. Twatangiye tubona ko ari mu kwezi kwa gatatu. Ubwo nuvuga ko mbese ku Mana igihe gisa nk'icyatangiye bahaguruka mu Egiputa, niho batangiye kubara umunsi wa mbere. Ubwo rero mu kwezi kwa gatatu bahagurutse. Ubwo rero Abisirayeli bavuye mu gihugu nyine cya Egiputa, bari bamaze amezi 3. Rero ni amagambo akomeye cyane. Bageze ku musozi wa Sinayi, mu butayu bwa Sinayi. Umusozi ni Sinayi. Ubutayu bwa Sinayi. Umusozi Sinayi ntabwo bawegeraga, ntabwo bawuzamukaga, ariko bari mu butayu bwa Sinayi, hafi y'uwo musozi. Ariko umusozi ubwawo ni Sinayi. Ubutayu nabwo ni bwa Sinayi. Naho ngaho nyine. Mu kwezi kwa gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagira mu butayu bwa Sinayi. Mbese muri ako gace. Muri ako gace k'uwo musozi. Uwo musozi ni umusozi ufite amateka, niyo mpamvu bamugane n'ahahegereye nyine bahita ubutayu bwa Sinayi. Sinayi niyo referanse. Hano bageze aha hantu, habera ibintu bikomeye cyane. Imana noneho isa nk'iri kwihishura kugira ngo bamenye iyo Mana, basa nk'abagira isura yayo, be gukomeza kwibwira ko Mose avugana na baringa, bamenye ko ya Mana iriho kuko, kandi bamenye ko ari Imana iteye ubwoba. Imana ibizi biri mu mitima yacu. Imana izi biri mu mitima yacu. Imana yabonaga ibiri mu mitima yabo. Wibuke ko mbere bari kwitoto bavuze ngo ubusanzwe Imana ngiri kumwe natwe, urumva ko Imana yasomaga mu mitima yabo. Aha rero noneho Imana igiye kubereka mu by'ukuri iri kumwe nabo, kugira ngo impaka batazongera no kujya birirwa batuka Mose buri gihe. Imana none igiye kubiyereka kuko yasomaga mu mitima yabo ibyo bibwira. Nk'uko twanabisomye, Imana yashatse gushimangira ko ariyo yatumye Mose kugira ngo banamwubahe. Bamwubahe, be kumusuzugura bagira ngo ni umuntu wihaye ibintu, yiha ubutegetsi, yiha inshingano,
ahangaha Imana ashatse mbese nko kumushingira igiti nuko Imana iza mu buryo bukomeye gutya. Hariya ku murongo wa 3 Mose ngo arazamuka ngo ajya aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati uko aba ari kubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa. Mbese mu yandi magambo no kuvuga ngo ndi mu kubona musa nkaho muri kwibagirwa mwibagirwa vuba. Mwabonye ukuntu abanyegiputa banyegometseho ukuntu nabagenje ibyo nabagiriye n'ishyitsi. Imana yarabatikuye nyine nabibutaga no guturuka kera no guturuka kandi bya byago n'abagerageje nyine kubakurikira abasirikari nabo bagwa mu nyanja itukura. Ibyo byose mbese biri hamwe Uwiteka kuba ati mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa. Niho bavuga ngo muri abahamya ntimuri abandi bantu batazi ibyabaye, muri abagabo bo guhamya ibyo nakoze. Niho kubabwira ati bimwe mwabonye n'igihe wabikoze burya, n'igihe batumye muva mu buretwa, n'igihe wabatabaye kandi maze kubatabara mugakurikirwa n'abasirikare ba Farawo na Farawo ubwe, n'igihe wabatabaye hanyuma abo banzi banyu batsinda mu nyanja itukura. Kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira amababa nk'ay'ikizu. Ubundi ikizu ni sivotu, ni ikinyoni kinini, ni igisiga kinini cyane. Iki gisiga rero gifite ubusobanuro. Iki gisiga iyo cyigisha abana bacyo kuguruka kibajyana hejuru cyane, noneho kikajya kibarekura. Abana bacyo ntibaba bazi kuguruka, noneho kikabarekura bamanuka nk'igihe bakagize ikibazo nyine ngo bagwe hasi, kikihuta kikabasama kikabafata ntibagwe hasi, ariko ubwo bakaba hari akantu biyunguye bamenye, kikabatoza kugeza igihe kizabarekura noneho ubwabo bakaguruka. Amababa manini nkekaho abana bacyo, noneho byaba ari ngombwa ko kibahungisha habaye nka danje, kibashyira ku mababa yabo, noneho kikabagurukana kikabahungisha. N'ibyo uvuze byo kubatoza kuguruka nabwo kibashyira ku mababa yacyo. Gifite imirimo itandukanye, ariko ahangaha kuko naramije kubaramiza amababa yacyo ni ubutabazi. Ubwo kiba cyabarekuye noneho kikongera kikabafata. Ubwo rero mu kubarekura kibafata niho bigira kuguruka. Kandi ibi ngibi nkatwe nk'abakristo nk'uko tuvuga ko amagambo ari amagambo adufasha gukura mu by'umwuka no kumenya uko twifata mu rugendo. Natwe Uwiteka hari igihe ajya turekura, ntabwo aba tujugunye, ariko yagiye kureka ugasa nk'aho ugurutse nawe, ariko kubera ko nta mababa uba ufite, akongera akaza akagufata. Nubona usa nk'urekuwe ntuzagire ngo Uwiteka yakuretse, nta nubwo wagwa humura, nta nubwo wagwa humura, ntuzagera hasi. Uwiteka kuri twebwe ameze nk'ikizu, noneho twe tukaba nk'ibyana by'ikizu. Ubwo rero igihe uzumva usa nk'aho urekuwe ugiye guhanuka, ntugire ubwoba, humura, ntabwo uzagera hasi. Uwiteka aba agucungira hafi ku buryo aza yihuta cyane kuri sipide yo hejuru cyane, akagufata utarageraho umanuka ngo ube wakwitura hasi. Ubwo rero abana b'ibizu byinshi mu gakiza usanga iyo twarekuwe nk'uko turi gutozwa kuguruka, haba kwivovota nta n'urusaku rwinshi n'ubwoba bwinshi, ariko mu by'ukuri kuko biba biteye ubwoba, ariko humura, Uwiteka aba ari kugutoza. Kandi tugenda dutozwa mu rugendo turimo tujya mu ijuru. Hari igihe tumera nk'abana b'ikizu nyine, niba bitarakugeraho yadege byangezeho cyangwa se byamugezeho, ariko nibikugeraho ntuzagire mu kizu cyakurekuye, ahubwo kiba kigira ngo kiguteze akandi gatambwe witoze kuba waguruka, kugeza igihe ahubwo uzanabimenye. Ubwo ku murongo wa 5 ngo none nimunyumvira by'ukuri. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Uwiteka
afite ukuntu aduha imigisha, afite ukuntu ajya gushyira mu bisubizo, afite ukuntu ajya kunezeza, afite ukuntu mbese agufiteho imigambi myiza. Ariko Uwiteka ajya aduha kondisiyo. Ibintu by'Imana, Imana ibiduha ariko ishyiraho na kondisiyo. niyo mpamvu Imana iri kuvuga ngo none nimunyumvira by'ukuri, donc mudashushanya, mutishushanya, mukanyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Muzabona nironkeye mbese ubwo mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Mu yandi magambo, Abisirayeli bari bumwe mu moko agize abantu bari ku isi. Ariko Uwiteka ari kuvuga ngo nimunyumvira by'ukuri, muzaba amaronko yanjye, nzabatoranya mu mahanga yose, muba abantu mbese badasanzwe mu bwoko bwanjye bwihariye, ngo kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Muzambera ubwami bw'abatambyi. Iki gihe Uwiteka avuga aya magambo, hariho hatarajyaho abatambyi b'Abalewi, bavuye mu bwoko, bavaga mu bwoko bw'Abalewi. Ariko iki gihe byari bitarakorwa, ahubwo bari bakira Abisirayeli muri rusange. Ariko noneho hari icyo Imana yashingiyeho none gikomeye. Mwibuka ko Uwiteka yavuze ati dore mwavuye mu Egiputa, muzi neza ko nishe abana b'imfura b'Abanyegiputa, ndetse nishe n'imfura z'amatungo ya Egiputa. Ibyo murabizi, narabishe. Ariko mwebwe ntabwo nishe imfura zanyu, nta nubwo nishe imfura z'amatungo yanyu. Uwiteka aravuga ati rero ntabishe, igihe wabarokoye mbishaka, ni ukuvuga ko abana b'imfura banyu ni abanjye. Uwiteka yavuze ko abana b'imfura b'imiryango yose y'Abisirayeli ari imfura z'Uwiteka. Aha ngaha mbere y'uko hajyaho abatambyi b'Abalewi nk'uko byakozwe nyuma, hakoraga aba bana b'imfura b'Abisirayeli, nibo bari mu mwanya, nibo bakoze umurimo w'ubutambyi mbere y'uko gahunda y'ubutambyi nk'uko tuyizi ijyaho. Uwiteka agakomeza avuga ati ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Icyo ashaka kuvuga aha ngaha mu by'ukuri niho yabahaye iri sezerano ry'uko abatoranije nk'ubwoko, abakuye mu yandi mahanga, noneho Abayisiraheli babaye ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri abantu bose ni ab'Imana, kuko aha ngaha aravuze ngo isi yose ni iyanjye. Ariko hatoranyijemo ubwoko bw'Abayisiraheli kugira ngo azereke isi ko ari Imana, kugira ngo azabwerekanireho ibimenyetso n'ibitangaza byereka andi moko yose asigaye ko hariho Imana isumba byose, cyane ko abandi basengaga ibigirwamana. Ariko noneho ubwoko yitoranyirije, aha niho asanze ibisezerano. Aha ngaha arabatoranije kugira ngo amahanga yose azamenye ko hariho Imana nyamana itandukanye n'izindi. Nibyo rwose ndibira ko twabivuze tunatangira. Ubundi Imana ishyiraho iyi gahunda y'ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo mbese bubeho, ubu bwoko bwihariye. Imana agira ngo isi imenye ko hariho Imana nyakuri, kuko hirya no hino basengaga ibigirwamana, ntibagire igitekerezo cy'uko hariho Imana imwe. Noneho Uwiteka avuga ati nishyiraho ubwoko bumwe, nkagira ukuntu nkorana nabwo, bukanyumvira, bukansenga, bukanyubaha, isi izamenya ko burya hariho Imana. Ariko binyuze muri ubu bwoko buzaba bunyumvira, noneho abandi bavuga bati nubwo dusuzugura Imana, ariko hariho ubwoko buvuga ko bufite Imana, noneho bakurikirane imibereho y'Abisirayeli, basange kuko hariho Imana imwe rukumbi.
ariko binyuze muri ubu bwoko Yego. ari nayo mpamvu imana nyine yashyizeho yatoranije aburahamu burya ngo mbese ubwo ibigenda bikururukana imana ya Aburahamu, imana ya Isaka, imana ya Yakobo. Imana yatoranije aburahamu ifitiye umugambi wo kugira ngo kuri aburahamu hazavuke Isaka birumvikana, noneho havuke na Yakobo, imana imuhindura izina imwite Isirayeli, noneho Isirayeli abazamukomoka kuri Isirayeli bitwe aba Isirayeli, none ari nabo abangaba bagiye mu Egiputa ari abantu 70 bagaruka ari 3,000,000. none aba bantu bari eshantiyo n'abakora eshantiyo imana yashatse muri iyi si kugira ngo abantu bagire mu mitwe yabo igitekerezo cy'uko hariho imana imwe rukumbi. Nibyo wavugaga nyine yabwiraga ubwoko bwayo ati nimunyumvira muzaba mufite amahirwe kuko muzabagira ubwoko bumeze nka eshantiyo kuri iyi si mbese butoranijwe ku buryo isi yose izamenyera muri mwebwe ko hariho imana imwe rukumbi. Ni uburyo bwiza imana yari ibonye bwo gukoresha, kubera ko mbere yaho mu by'ukuri abantu ntabwo bashaka kubaha imana, yagiye bagerageza kenshi ariko ukabona bari kugenda bayinanira. Reba nko ku bwano uko byagenze, reba ibintu bagendaga bakora. Noneho iyi ni strategy nshya yari ivutse, ngiye gushyiraho noneho ubwoko ngaragaza imbaraga zanjye ku buryo amahanga yose noneho azansobanukirwa akamenya uwo ndiwe. Kandi noneho bikatwibutsa yuko nta caki yindi, nta n'ikibaho kindi imana izakoresha. Imana ni wowe uri kunyumva, ni wowe izakoresha kugira ngo abantu bamenye ko hariho imana. Ntabwo imana izakoresha, imana ikoresha abantu bayo kugira ngo isi imenye ko hariho imana. Imana uri kunyumva ni wowe imana izifashisha ikoreshe mu buryo butandukanye. Ntabwo dukora ibintu bimwe, ni nayo mpamvu dufite impano zitandukanye, ni nayo mpamvu nubwo dufite agakiza kamwe ko ntabwo dusa. Ni ukuvuga ngo ibyo nkora si byo nyumva ukora, si byo ukanaka wundi akora, buri wese afite iby'imana yamushinze. Niyo mpamvu dufite impano zitandukanye kugira ngo mu mpano zawe imana inyuremo yereke isi ko hariho imana. Kuko hari abazakizwa n'uko wavuze ubutumwa, hari n'abazakizwa n'ubuhamya bwawe. Urumva ko ni ibintu imana ikoresha uburyo bwinshi n'ibizira nyinshi. Hari abazakizwa no kuririmba kwawe, hari abazakizwa n'imirimo myiza ukora ukazatabita imirimo yakoraga. Ni ukuvuga ngo imana yaduhaye impano zitandukanye kugira ngo abasigaye baturebereho kuri inzandiko zisomwa. N'abazakubona utambutse na Bibiliya ujya gusenga bafata ariko bati umunsi ku cyumweru we tubonye abantu bafite Bibiliya bajya gusenga, navuze abakoze umurimo nta n'icyo uvuze utanazi ko banakubonye. Ni ukuvuga ngo uko wowe umeze ni wowe gikoresho, ni wowe caki, ni wowe taburo, ni wowe kayi, ni wowe bike imana ikoresha kugira ngo yigaragaze cyangwa se yereka isi, yereka abandi ko hariho imana. Natwe turabwirwa iri jambo nk'uko imana yabwiye Mose ngo nabwira abayisiraheli ngo nimunyumvira mukitondera amasezerano yanjye ngo nzabagira ubwoko bukomeye, nzabagira abanjye noneho niheshe n'icyubahiro. Ni nako imana itubwira twebwe abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Natwe imana iratubwira ngo nitugendera mu gakiza neza tukera imbuto zikwiriye abihari, nitumwumvira mukitondera isezerano ryanjye, nitwumvira imana by'ukuri, nitwumvira imana by'ukuri, natwe izatugira ibikoresho byo kwereka isi nk'uko twabivugaga, twerekane mbese ububasha bw'Imana. Aya magambo yabwiwe nyine abisirayeli hariya mu butayu bwa Sinayi, ariko aya magambo ni ayawe unyumva, n'ayanjye nanjye uyu munsi nitwe turi kubyirwa. Ni ukuvuga ngo ushatse gusoma gutya ngo nitwumvira Uwiteka by'ukuri tukitondera isezerano rye tuzamubera amaronko, ngo adutoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iye. Mu yandi magambo abantu ni benshi, mbese reka tubivuge gutya, abantu b'Imana ni abantu bose n'ab'Imana, ariko abana b'Imana ni abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubwo iyo twemeye ko Yesu atubera umwami n'umukiza,
niho tuba ibikoresho yego imana ishaka cyangwa se imana iri mu kuvuga hano. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe utuma duhinduka ibikoresho by'Uwiteka kuri iyi si. yego Donc kwemera Yesu, kumwemera mu mitima yacu tukamwakira mu bugingo bwacu, biduhesha aya mahirwe yahawe Abisirayeli yo gutuma Imana imenyekana muri iyi si, yo gutuma abantu bamenya ko hariho Imana burya, yego yo kuvuga ngo burya koko hariho Imana, twe gukomeza kwibeshya hariho Imana binyuze muri nde, binyuze muri twebwe, binyuze muri wowe unyumva, binyuze muri jyewe. Ni ukuvuga mu yandi magambo turi ibikoresho Imana yifashisha kugira ngo yigaragaze kuri iyi si, yego kugira ngo yiheshe icyubahiro, kugira ngo abantu bamenye ko Imana iriho ikora. Aya rero ni amagambo meza cyane. Ubwo rero amaze kubibabwira, Mose ngo araza ahamagara abantu, abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse, ngo abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Ubwo cyangwa bemeye kuyumvira, bemeye kumvira Imana, bahisemo neza, bahisemo neza. Kandi iki gisubizo kugeza uyu mwanya ni igisubizo gikwiye kuba icyanjye nawe, kuko baravuze bati ibyo Uwiteka ingahe byose tuzabikora. Amina. Ni amagambo meza akomeye, kandi bahize umuhigo. burya tujya twiyaturiraho amagambo meza, nubwo bagiye hamwe na hamwe bapapana, ariko ahangaha icyo Imana yashakaga cy'isezerano baracyemeye. Imana yabahaye kondisiyo, none izo kondisiyo Imana yabahaye barazemeye. Ibyaba nyuma ni akazi kabyo, ariko niba nta masezerano, niba hari ahantu Imana yarahasinye deja ko babyemeye, ibindi bizabaho nyuma, ariko babyemeye kandi bahindutse nyine ubwoko bwirogeye. Urumva ibyabayeho nyuma byose nubwo ubwoko bw'Imana bari bamaze guhinduka ubwoko bw'Imana. nta n'ikiri kugeza n'iyi saha, nubwo natwe twiyongeremo kunywa amaraso ya Yesu, ariko kugeza n'iyi saha tuvugana baracyari ubwoko bw'Imana. Aha rero niho babishimangiriye. Yego. Mbese mu yandi magambo nk'abize amategeko, twavuga ko habayeho mbese gusinyana amasezerano y'Imana, hagati y'Imana n'abantu nk'Abisirayeli. Habayeho signature. Imana yavuze iti nimunyumvira kandi mukemera ibyo ndi kubabwira byose, muzaba mubaye amaronko yanjye, nzaba mbatoranije mbavanye mu moko yose y'isi, mubaye ubwoko bwanjye bwite nironkeye. Noneho abana nabo baravuga bati ibyo uvuze byose rero turabyemeye, tuzabikora. Mu yandi magambo mbese ni ukuvuga ngo niba hari ushinzwe ibintu by'amategeko byo hari nk'umuroya cyangwa se nk'umujije cyangwa se abantu bashinzwe iby'amategeko, ni ukuvuga ko urupapuro rwasinywe ahangaha, amasezerano yarasinywe, ndetse n'umuntu avuga ko guhera iki gihe ahangaha muri Sinayi twavuga ko mu by'ukuri ariho yasinyiwe, yarasinywe. Nuko kandi burya amasezerano yasinywe abasinywe. Ariko aha nanone umuntu ashatse gukora akantu kanagize gatoya, hari igihe umuntu avuga amagambo yenda atanakomeje, cyangwa se akavuga amagambo atakoze analize cyane. Hari ukuntu Imana ijya idufasha mu bintu byagombye kudutsinda cyangwa se kutubera nk'ikibazo, Uwiteka akitambikamo, ukumva bavuze nk'ijambo, ibyo biyaturiyeho amagambo akomeye meza cyane. Yewe uko nkurikije ukuntu bari bateye n'ukuntu bagendaga bivovota, genda bavuga ko Uwiteka ari ukuntu yabafashije gutekereza neza, bahita basubiza ijambo ryiza, rwose bashubije amagambo meza, byerekana yuko Uwiteka ajya adufasha tukabasha kwiyaturiraho amagambo meza. kuko aha niho rwose bahise baba ubwoko bw'Imana. aha barabikonfirimye, Imana nayo ibishyiraho kashe. Ariko ubundi aya magambo ntitwabona nk'icyigisho. Ni ukuvuga hari igihe tubwira nk'abantu ngo mwature ko Yesu mumwemeye nk'umwami n'umukiza. Yenda bamwe hari abashobora kuba babivuga, yenda bataranamwemera by'ukuri koko, ariko
amagambo ngo watuje n'akanwa kawe Yeah. ajya mu bikorwa ni watuza akanwa kawe ko Yesu Yesu yamuzuye mu bapfuye donc ukemeza mu kanwa kawe ko Yesu Imana yamuvanye mu bapfuye donc ukabyatuza akanwa kawe ukabyemera mu mutima wawe ko ari byo uzakizwa nuvuga ngo uwo murongo wonyine ushobora kugukiza. Yes. Aya magambo impamvu matinze gato ni uko Uwiteka hari amagambo yavuze hakaba nanone amagambo yavuzwe n'Abisirayeli mu by'ukuri sinyatire yagiyeho nuvuga ngo hari icyasinywe hano mu buryo bw'umwuka. Isezerano rya kera ni ahangaha riturutse aha ryahise yasanga isezerano rya kera n'isezerano rishya ahangaha Imana igiranye isezerano n'abantu n'ubwoko bwayo donc basinyanye ryasezerano ko ku musozi wa Sinayi. Ikinshi bishobora ni uko ubwoko bw'Imana ubona ukuntu bwari buteye bwivovota aha bwakoze ikintu cyiza cyane kandi babihuriyeho bose icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Urumva ni ku ruhande rwabo babikoze neza nk'uko Imana nawe ku ruhande rwayo yabikoze neza amasezerano atangira kujya mu bikorwa. Isezerano ryo ku musozi wa Sinayi wo ku murongo wa 9 Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemera iteka ryose. Uwiteka ati aho uri abwira nde Uwiteka abwira nde abwira Mose ndi mu gicu gifatanye. Igicu gifatanye ni igicu cya kindi utabasha kureba imbere yawe no mu metero imwe ariko mu yandi magambo mbese araza mu gicu mbese cya kindi cy'umwijima uvuguse doko nawe wita ku buryo mbese utabasha kureba ikirimo. Noneho ngo gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe abantu bagomba kumva ko ntacyo bagomba kubona kuko baraza mu gicu gifatanye mbese utabasha kurebamwo icyo bishaka kuvuga. Abantu baraza kumva mvugana nawe gusa baraza kumva ntabwo baza kurebamwo ntabwo wabona Imana ntibibaho kuko yaje mu gicu gifatanye ngo maze bakwemera iteka ryose. Uwiteka hari ikintu ajya akora kugira ngo abantu bemere abakozi be. Ahangaha Uwiteka yabonaga abantu batubaha Mose abantu bamusuzugura abantu mbese basa nkaho bamupinga ariko Uwiteka ashaka gushimangira ko Mose akwiye kubahwa kuko yatumwe n'Uwiteka. Aya magambo ahangaha dusomye kugeza ahangaha ibi Uwiteka yabikoreye kugira ngo abantu bemere Mose. Kandi nako burya iyo ufite intumwa watumye ahantu ukwiye kuyubahisha kuko ibiguserukiye amagambo intumwa yawe ivuze ni nkaho bakayavuze. Iyo basuzuguye intumwa yawe nawe baba bagusuzuguye. Nibyo Yesu yavuze ati namwe bazabanga kuko nta mugaragu uruta shebuja. Kandi niba bemera nanjye bazaba banyemeye. Mu yandi magambo natwe tuvugira Imana mu by'ukuri ntabwo tuba dushaka ko abantu baduha ibyubahiro ariko nibura bajya bubaha ijambo ry'Imana tuvuga kuko tuba tuvuga ubutumwa butari ubwacu bufite ahandi buvuye. Ariko umuntu wundi uzi Imana by'ukuri yubaha ijambo akubaha n'urivuga utitaye ku bindi kuko Mose bavuga ati Mose tugendana mu butayu Mose nawe ko rwose tubona ari umuntu ntibashaka kumwubaha ariko Uwiteka amanuka aza no kugira ngo amwubahishe bamwubahe bamenye ko Mose ari intumwa y'Imana abantu bamwubahe be kumupinga be kumusuzugura be kwivovota be kumuvuga nabi be kumuvuga amagambo yo kumusebya bagiye bavuga amagambo yo kumusebya tuzayibona nabyo bwo ibi bintu rero nk'ibi Uwiteka ajya akora ikintu nk'iki gituma ahesha agaciro ijambo rye cyangwa se n'abakozi be abayohereje. Ngo Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo uwa gatatu. Ijambo gatatu rero rijemo ubundi umubare gatatu uvuga Imana. Umubare karindwi
bivuga Umwuzuro. w'Imana cyangwa se kuzura kw'Imana. Iyo harimo gatatu buri gihe mu bintu by'Imana, mu bintu by'umwuka ujye ubiha agaciro. Hari icyo Imana ibishaka kuvuga. Urumva ngo uwa gatatu uzasange biteguye, urumva kuko ku munsi wa gatatu ntubegarutse nanone aha ngaha Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa gatatu. Iyo hajemo gatatu buri gihe ujye ukora attention, Imana ishaka kuvuga ikintu kijyanye n'ubumana nyine bwayo. Ngo bashyireho urugabano rugota uyu musozi impande zose, ubabwire uti mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo. Bazirinde kugira gute? Bazirinde kuzamuka no kugira gute? No gukora ku rugabano rwawo bari bawuzitiye. Uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwe. Byari bikomeye. Urumva rwose he kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo uwo muntu nyine wakoze iryo kosa ngo ahubwo bamwicishe amabuye cyangwa bamurase imyambi, ngo naho ryaba itungo cyangwa umuntu cye kubaho. Mbese urumva ko Imana yatanze amabwiriza akomeye yerekana ko bakwiye gutinya. Uretse no gutinya Imana gusa, ahubwo batinye no umusozi ubwawo, bagire mbese ahantu batarenga kugira ngo badapfa, bakora uko bashoboye, mbese bubahiriza ijambo ry'Imana nk'uko rivuga hano, be kwegera aho hantu. Aya magambo ni menshi niko tuyarangiza, ariko yakomeje avuga nyine ngo bazamuke bigire ku musozi. Ngo Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aza ku bantu, arabeza, bamesa imyenda yabo, abwira abantu ati umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, ntimuterane n'abagore banyu. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita nk'uko nyine Uwiteka yabivuze. Umunsi wa kangahe? Umunsi wa gatatu wageze we. Umunsi wa gatatu wageze, Uwiteka yaje. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi. Urabyumva? Mureka mvuge kuri aya magambo. Ubundi iyo haje ngo inkuba, ubundi inkuba ni kimwe mu bintu Imana ikoresha cyerekana gukomera kwayo. Inkuba, imirabyo, biriya bintu nubwo tubibona yenda mu gihe cy'imvura n'iki, ariko biba bikangurira abantu mu by'ukuri abantu bakwiye kwibuka ko hariho waremye izo nkuba n'iyo mirabyo. Soma umurongo wa 16 n'uwa 17. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi, ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana, abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda imishyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Hanyuma umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rishijeho kurenga, Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuka ajye ku mutwe w'uwo musozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati manuka utegeke abantu be gutwaza ngo bajya aho Uwiteka ari kumwitegereza, benshi muri bo bakarimbuka, kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze, kugira ngo Uwiteka atabagwira. Mose abwira Uwiteka ati abantu ntibabasha kuzamuka kuri uyu musozi wa Sinayi, kuko ubwawe wategetse uti ugoteshe uyu musozi urugabano uweze. Ahangaha mu by'ukuri ni kwa kuramfosa rya sezerano ryo ku musozi wa Sinayi. Ibi byose bikubiye mu ijambo ngo isezerano ryo ku musozi wa Sinayi. Niyo mpamvu ibintu bimeze bityo. Hari ijambo numva nshaka ko tuvugaho hano, ngo Uwiteka kuri 21. Yego.
uwiteka abwira Mose ati manuka utegeka abantu be gutwaza ngo bajye aho Uwiteka ari kumwitegereza benshi muri bo bakarimbuka ngo kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze kugira ngo Uwiteka atabagwira ngo Mose abwira Uwiteka ati abantu ntibabasha kuzamuka uyu musozi wa Sinayi kuko ubwawe wadutegetse uti ugutesha uyu musozi urugabano uweze. yego rero n'amagambo nshaka kubwira abantu gusesengura no kumenya ibintu bimwe na bimwe. Ubundi Uwiteka yabwiye Mose ko batagomba kwegera uyu musozi uriya musozi, ariko nanone Uwiteka aravuze ati abatambyi mbese ashaka ko Uwiteka akashaka ko ngo bazamuka kuri uwo musozi, kandi Uwiteka yaramubujije ko bazamuka aho hantu begera ku musozi, ndetse ko badabona gukora ku ngabano z'uwo musozi. Aya ni amagambo yerekana ko mbese hari igihe tugomba gutekereza ku magambo Imana ivuga, tukareba tukaba abanyabwenge, tukaba abanyabwenge kuko igihe Uwiteka aba ashaka kureba niba koko wubahiriza gahunda ze, niba uha agaciro ijambo ryose avuga. Ani nka teste nko kugerageza Mose ngo arebe ko Mose yabaye umunyeshuri mwiza, kuko Uwiteka yavuze ati uyu musozi ntimuzawegere, ndetse ngo uzashyiraho n'ingabano impande zose. Noneho kandi agira kubwira Mose ati babwire begire hino, abatambyi ngo bigire hino, begire hino. Mose atoya ntabwo bashaka kwigira hino kuko ubwawe niwe wanyibwiriye ko ntawe ugomba kwegera aha hantu, ntawe ugomba gukora kuri izi ngabano z'umusozi. Aha ngaha rero Uwiteka akavuze ati Mose uri umunyeshuri mwiza koko, aribyo koko kubyibuka, ko burya koko unyumva ugaha agaciro amagambo mbavuga, kuko nibyo nibyo navuze koko ntawe ugomba kwegera uyu musozi, ntawe ugomba gukora ku ngabano z'uyu musozi. Nibyo koko uri umunyeshuri mwiza. Buriya Mose yaboneye amanota. Yego. Kuko Uwiteka natwe abakozi b'Imana hagiye Uwiteka bashaka kumenya niba amagambo Uwiteka avuga uyaha agaciro, cyangwa se wibuka, cyangwa se ijambo ryose Uwiteka avuze niba uriha agaciro, ufata umwanya wo kuritekerezaho ukigengesera ku buryo mbese utagwa mu ikosa. Aha rero ni ukuvuga ngo nk'abakozi b'Imana cyangwa se n'abandi abakijijwe bose, mujye musoma ijambo ry'Imana, hanyuma kurishyira mu bikorwa, mujye mureba niba muri mu kuyoborwa n'umwuka. Murebe neza ko nk'ubu ngubu usanga hari ibintu abantu bigisha, bamwe bakigisha ibi, abandi bakigisha ibindi, kandi bose bavuga ngo bari kwigisha ijambo ry'Imana, ugasanga hari aho birimo kugenda bigongana ndetse bimwe bikavuguruzanya. Ariko burya ukuri ni kumwe, ukuri ni kumwe. Uwiteka icyo yavuze we aba akibuka. Icyo ashaka rero Uwiteka, icyo ashaka ni uko ijambo yavuze ugenda uryibuka, ntukore ugendeye ku marangamutima ngo abantu kuko reka bigire hino barebe Uwiteka gute, kandi Uwiteka yavuze ngo ntibazegere uwo musozi, ntibazakore ku ngabano z'uwo musozi. Hano ni ijambo nashaka kuvugaho nyine ko Uwiteka yashatse kureba ko Mose mu by'ukuri yabashije kumva gukomera k'Uwiteka, kuko koko iyo bahegera bari gupfa, kuko Uwiteka yari yaje mu mbaraga zindi zidasanzwe, yaje nk'Imana nyine atagabanirijeho byinshi cyane. Mbese mu by'ukuri yashatse gufasha abantu ngo bayegere ariko bategereye cyane ubwiza bwayo. Bityo rero hari umurongo batagomba kurenga kugira ngo badapfa. Aha rero nibyo Uwiteka ashaka gusuzuma ngo arebe ko Mose yabyumvise. Uwiteka asanga Mose koko yumvise amabwiriza Uwiteka yatanze yose. Niko Mose arabwira Uwiteka ati abantu ntibabasha kuzamuka kuri uyu musozi wa Sinayi kuko ubwawe wadutegetse uti ugotesha uyu musozi urugabano weze.
uwiteka hari ibyo adusaba kwirinda mu migendere yacu ikirisito cyangwa se no mu buzima bwa buri munsi. Uwiteka adusaba kugenda nk'uko ijambo rye rimeze, kandi uwiteka ashaka ko turikurikiza nk'uko ryanditse. Uwiteka aha ngaha yongeye kwibutsa yuko amabwiriza yose aba yatanze agomba kubahirizwa nk'uko yatanzwe. Mose rero atsinze ikizamini, twe turi mu kugitsinda gute uyu munsi? Hari igihe umuntu ahora n'ikigeragezo ukabona ugeze ahantu bidasobanutse, nkora iki cyangwa nkora iki? Noneho Uwiteka we icyo ashaka ni ukuvuga ngo ibuka icyo navuze kuri ka nk'iyo ngiyo. Iyo bimeze gutyo ukora iki? Ikindi nanone navuga, Mose niwe wari wemerewe kuzamuka ngo yegere Imana avugane nayo. Imana yari yarabimwemereye, ariko abandi ntabwo bari babyemerewe. Aha reka tubwire abakozi b'Imana bahawe inshingano. Abakozi b'Imana bahawe inshingano, abakozi b'Imana basizwe amavuta, abakozi b'Imana basengewe kubwo gukora umurimo w'Imana. Aha ngaha ngira ngo ikintu Imana ishaka kubabwira ni uko hari ibintu bimwe bemerewe gukora nk'abantu babiherewe uburenganzira. Aha ngaha mube maso, ntugafate umurimo wemerewe gukora, umurimo wahawe ngo uwundi muntu awukore. Urugero, abakozi b'Imana ngira ngo murabizi, hari ibintu bamwemerewe gukora, kubatiza, gutanga igaburo ryera, gushyingira, ibintu nk'ibyo muba mwarabitorewe. Ubwo rero byaba bibabaje wowe nk'umukozi w'Imana ugiye ureka wenda nk'abantu bagakora nk'ibyo bintu kandi mu by'ukuri batarasengeye muri uwo mwanya. Sinzi wenda niba ndi kwisobanura neza, umukozi w'Imana yadufasha aha ngaha akanyunganira. Ubundi nyine dufite impano zitandukanye. Hari abafite inshingano nk'izo, n'abakijijwe wenda badakora imihango nk'iyo bafite nabo ibyo bakora Imana yabashinze. Buri wese agomba guhagarara mu muhamagaro we. Kuko hano kuri 24 Uwiteka ngo abwira Mose ati maze uzamukane na Aroni n'abantu be gutwaza ngo baza aho Uwiteka ari kugira ngo atabagwira. Nuko Mose aramanuka ajya aho abantu bari arabibabwira. Urumva ko Uwiteka yasobanuye uko bigomba gukorwa. Abazamutse ni Mose na Aroni. Kumwe bahamagawe mbere, Aroni yahamagawe mbere ngo ajye afasha Mose no kwa Farawo kugira. Ibyo bavuga nyine ni ibi ngibi nyine. Uvuga ngo abatambyi bibaje bakazamukana na Mose na Aroni bari kugwayo. Mu yandi magambo mbese mu bintu by'Imana habamo gahunda. Harimo gahunda igomba kubahirizwa. Uwiteka Imana yacu ni Imana ya gahunda. Kuko umwuka w'Uwiteka si umwuka w'umuvurungano, ni umwuka wa gahunda. Uyu munsi rero ijambo twize uyu munsi ni ijambo ryerekana mbese gukomera kw'Imana. Imana yaje mu buryo bukomeye kugira ngo abantu bubahe Mose cyane cyane, be kumusuzugura. Hari abantu nyine bakayisobanura uko bishakiye, ariko aho Uwiteka yaraje mu buryo budasanzwe, ariko nanone ku buryo nubwo budasanzwe, ariko ku buryo abantu babasha kumenya ko ari Imana yaje kuri uwo musozi. Ngo yaje mu gicu kigize ngo gifatanye, impanda ziravuga, hanyuma umusozi wa Sinayi uratigita, ndetse tubona ko na Mose ubwe ngo yagize ubwoba. Dusomye hariya mu Baheburayo 12:21 tubona ko Mose nawe ngo yahinze umushyitsi. Byari biteye ubwoba. Uko abantu batengurwaga abasore mbese batengurwa, na Mose niko byari bimeze. Nawe ni umuntu. Kandi umusozi waratigitaga. Mu yandi magambo mbese Imana yacu ntimenyerwa, nubwo waba uri umukozi wayo ugomba kuyitinya. Ugomba kuyitinya. Imana ntimenyerwa. Ugomba kuyitinya kuko Imana yacu irakomeye cyane. Ubwo rero nuvuga ngo mu yandi magambo, ubu ni ubwoko bwatoranijwe. Amasezerano yabayeho umusozi wa Sinayi. Kuri uyu musozi habayeho ko
imana ubwayo ikoranye amasezerano Yego. n'ubwoko bwayo Amen. kuko amagambo uwiteka yatuye n'abisirayeli batuye ayo bagomba kwatura Yego. byose hamwe bihuzwa n'isezerano Yes. rikorewe kuri uyu musozi. Yego. uyu musozi kandi nk'uko twatangiye tubibona bahamaze amezi 11 ayo mezi yose yashize bari mu bintu nk'ibi byo gutunga byo gutegura aya masezerano kuyashyira mu bikorwa guhabwa amategeko amabwiriza andi mategeko kwitoza ko baba bagiye gutangira n'urugendo rukomeye nanone rw'ubutayu no gukomeza ubwo kuko baratangiye. Mbese mu yandi magambo ahangaha mu butayu bwa Sinayi cyangwa se kuri umusozi wa Sinayi hakorewe ibintu byinshi kandi bikomeye. Uyu munsi rero ye nabaza umuntu twumva Uwiteka yakoranye amasezerano n'Abisirayeli ariko arababwira ati ni munyumvira mukagenda mu mategeko yanjye nzabagira ubwoko bwanjye nironkeye nzabavana mu yandi moko agize isi mu bwoko bwanjye bwite. Noneho igishimishije Abisirayeli nubwo tuzi ukuntu bateye bose bavuga icyarimwe bati ibyo tubwiye byose tuzabikora. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo impande zombi hari ibyo zemeranyeho kandi ibyo bintu byashimangiwe n'uko habayeho isezerano donc ubu bwoko noneho koko nabwo bwemeje ko iby'Imana yashakaga bagiye kubikora. Uyu munsi nzi icyo wavuganye n'Imana yawe, ntabwo nzi Imana y'ikivuga kirahari. Imana yavuga ati niwemera umwami Yesu, niwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, niwemera guca bugufi ugasaba imbabazi z'ibyaha byawe ukabwira Yesu kumwemeye ukamwakira mu bugingo bwawe ukavuga uti Yesu ndakwemeye uri umwami wanjye ndetse uri umukiza wanjye tegeka ubugingo bwanjye ndakwizeye. Icyo gihe Uwiteka avuga ko abamwemeye batyo bose ngo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo abamwemeye bose nta kurobanura, waba umuyuda waba umuntu usanzwe utari umuyuda, waba umuzungu waba umwirabura, uko waba umeze kose, iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza uhinduka umwana w'Imana ukimwemera gutyo. Noneho rero Imana yo ku ruhande rwayo navuga ko iyo iby'Imana igomba gutunganya byo yarabitunganije, ndetse ni ukuvuga ngo hasigaye gusa wowe ubwawe ngo ugire icyo usubiza. Noneho amasezerano ajya mu bikorwa, noneho mu gitabo cy'ubugingo bandikamo izina ryawe kuhindutse umwana w'Imana. Uyu munsi Imana akwiye kuvuga ngo jyewe nditeguye. Imana ivuga ngo jyewe ku ruhande rwanjye birateguye. Jyewe Imana ku ruhande gese ndi Imana uko Imana iri kuvuga, uko Imana yavuze cyangwa kuvuga mu ijambo ryayo, ku ruhande rwayo ibintu byose birateguye. Imana mu buryo bwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka mu Mana imwe bakoze ku buryo Imana umwana ari we Yesu aza muri iyi si bose ariko kugira ngo abamwemera babona agakiza. Yego. Nubaga nubwo yapfiriye abantu bose ariko agakiza kagafatwa n'umwemeye. Yego. Umwemeye ni nawe amasezerano nyine asinyirwa yuko agiye mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi rero turi kuvuga ngo kuri Sinayi habayeho ko habaho amasezerano hagati y'impande ebyiri. Imana ku ruhande rwayo yavuze icyo ishaka ku bwoko bwayo bwa Isirayeli, yakoze ibyayo. None Abisirayeli nabo Imana itegereje kureba icyo bakora, bose batangaza yuko bemeye iby'Imana yavuze ko bazabikora. Ku bijyanye n'Imana n'Abisirayeli byaratunganye, basinye amasezerano yuko Imana ibaye Imana y'ubwoko bwa Isirayeli, nabo bakaba ubwoko bwayo, barabyemeye. Nibura iyo ntambwe yaratewe. Ibindi byabaye nyuma nabisigaga tubibona, ariko nibura iyo ntambwe yaratewe ko habayeho gusezerana kw'Imana n'Abisirayeli, hakemezwa yuko Imana ibonye amaronko yayo yashakaga y'Abisirayeli barobanuye mu moko yose yo ku isi. Nabo bashimangira yuko babyemeye nk'uko Imana ibishaka, nk'uko Imana ibishaka.
byose barabyemeye. None uyu munsi rero turi gutangariza isi, kuko abatwumva bari hirya no hino ku isi, hari n'abazatwumva nyuma kuri YouTube n'ahandi hose. Imana ku ruhande rwayo yamaze kwandika ibyayo ko byose bitunganye, kwitegereje gusa uruhande rwawe. Wowe uruhande rwawe nibwo rutegerejwe kugira ngo noneho amasezerano ajye mu bikorwa, kandi Imana irabishaka. Imana yakoze ibyayo. Imana yatanze Yesu ngo apfe. Icyo cyarabaye. Yesu yarapfuye ku musaraba. Noneho ingije aba ngo uzamwemera, uzamwizera azahinduka umwana wanjye, umwana w'Imana. None rero Imana ku rwayo ruhande yakoze ibisabwa. None wowe utwumva urasubiza iki ku byo ngibyo Imana yavuze? Ese uramwemera abo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kugira ngo ube usinyanye amasezerano n'Imana, cyangwa urabihakana? Ariko Abisirayeli bavuze ngo byose tuzabikora. None wowe urasubiza iki kuri ibyo ngibyo? Imana yakoze byose. Yatanze Yesu arapfa kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. None uramwemera, uramwizera, aho ngaho niho Imana rero igushaka. Aho ngaho Imana iragukeneye. Gira icyo usinyana n'Imana kandi ku nyungu zawe. Ubwo nibwo butumwa turi gutanga bene data. Kandi amasezerano nta kiguzi asaba. Ntabwo Imana avuga ngo kugira ngo usinye ku ruhande rwawe ngo hari ikiguzi uri butange. Oya ntacyo. Aho ikiguzi wagomba gutanga Imana ubwayo yaragitanze. Yego. Ubwo Yesu yamenaga amaraso, ikiguzi wagomba gutanga. Uyu munsi we nta kiguzi usabwa. Urasabwa icyoroshye cyane. Urasabwa gusa guparafa, gusinya imbere ya izina ryawe kuba wemeye ibyo bintu. Noneho hasigaye Imana ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Yego. Ariko ubundi kuki abantu bagomba kurimbuka barazira iki? Ni ibintu byoroshye cyane. Imana yakoze byose. Mwene data urasabwa kugira icyo usubiza kuri ibyo Imana yakoze. Dushingiye ibyabereye ku musozi wa Sinayi hagati y'Imana n'Abayisiraheli. Ubu none Yesu yarapfuye ku musaraba i Golgotha, yarabirangije, arazuka, ari mu ijuru. Njyewe muntu uri imbere y'icyo kintu ndasubiza iki ku rupfu rwa Yesu? Ndaruvugaho iki? Ndakora iki kugira ngo nanjye sinyanye mu masezerano hagati yanjye n'Imana? Mbese ni nk'uko amasezerano asa nk'aho yanditse. Amasezerano aranditse ku ruhande rw'Imana. Urupapuro ruri imbere yawe. Wowe nyumva, urupapuro ruri imbere yawe. Kuri uruhande rw'Imana biranditse ko Imana byose biteguye kugira ngo wowe gusa usinye aho ngaho ku izina ryawe kubyemeye. Ahasigaye ibisigaye ni iby'Imana, iguha ubugingo buhoraho, kwandika mu gitabo cy'ubugingo, ibintu umwana w'Imana, urumva, ujye mu byiza byose bigenewe abana b'Imana. Ubundi habuze iki? Iguha umunezero, iguha umugisha. Hitamo kuba umwana w'Imana, sinya kuba umwana w'Imana. Ubundi Imana igukemurira ibibazo, gukiza uburwayi, gukiza imiruho, igukiza akababaro. Ujye uba umwana w'Imana, ujye uhora unezerewe, ikuneshereze, ikurwanirire. Ariko ukuntu ari ibintu byiza. Gusinya amasezerano ni ibintu byiza. Abayasinye turanezerewe, abamaze gusinya turanezerewe. Ngaho nawe sinya mwene data. Ikibazo rero gihari, kiriya gihe Imana yaje, inkuma zikubita, imirabyo irabya, umusozi watigise. Niba barabyemeye kubera ubwoba simbizi, ariko byose babyemeye. Ntabwo babyemeye kubera ubwoba, ariko noneho twebwe tukubitisha inkuba. Ntabwo Imana iri mu kuza mu mirabyo, ntabwo Imana iri mu kuza itigisa isi. Ariko nubwo Imana ituje bwose ni ya yindi. Iyi Mana tubabwira ni ya yindi yo kuri Sinayi, ariko yiturije, itari gukoresha ibintu byatera ubwoba. Ahubwo ishaka ko wowe ubwawe ufata icyemezo, nta terabwoba rikujeho, ntabwo gukanga bibayeho. Uwiteka ashaka ko ufata umwanzuro wawe utabitewe n'uko inkuba zikubise. Kuki mwashaka ko inkuba zikubita? Ni ukubera iki? Kuki mushaka ko imirabyo irabya? Murashakira iki? Kuki mushaka imisozi itigita? Ushaka gukizwa se ari uko ucitse akaguru cyangwa gisida? Oya. Imana Yesu ari kurugera ko manga. Imana yashaka ko ukora ibintu byose nta nkuba zikubise. Imana ashaka gukora ibintu byose nta mirabyo irabije. Imana ashaka gukora ibintu byose nta musozi utigise. Imana ashaka gukora ibintu byose bikuvuye ku mutima, nta gahato, kandi mu by'ukuri ni mu nyungu zawe. Ni mu nyungu zawe. Uyu munsi rero
ni umunsi tugutangariza ngo habayeho isezerano ryabereye hariya muri Sinayi kiriya gihe. Uyu munsi rero hari isezerano wowe ugomba kugirana n'Imana. Iryo sezerano nta rindi ni ukubwira Yesu uti namenye yuko uri gukomanga. Ibyahishwe 3:20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ngo nukingura ndinjira iwawe dusangire. Ibyahishwe 3:20 Uwiteka aravuga ngo Yesu aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ngo nukingura urugi ndinjira. Yesu ntabwo ajya kubita inzugi ngo kugwe hejuru. Ntabwo Yesu yinjira nk'umujura. Ntabwo Yesu yinjira nk'igisambo. Ntabwo Yesu yinjira. Mbese mu yandi magambo Imana yahinduye uburyo bwo gukora. Ntabwo iri mu kuza kubitisha inkuba. Ntabwo iri mu kuza n'imirabyo. Ntabwo iri mu kuza imisozi itigita. Imana mu gukoresha uburyo bworoheje bwo kwiyoroshya n'ijwi rituje ikwinginga, ariko ikwingingira muri twebwe. Ubwo nubwo turi mu kuvuga turi abantu, aho turi kuvuga iby'Imana yakavuze. Turi kuvuga ngo amasezerano yabayeho ku musozi wa Sinayi, uyu munsi nawe arakenewe kuri wowe. Noneho uyu munsi ni wowe Imana yagendereye inyuze mu ijambo ryayo. Nyamuneka uyu munsi akira Yesu mu bugingo bwawe. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Vuga uti mwami Yesu ndakwizeye. Nkwizeye nk'umwami n'umukiza. Yandika mu gitabo cy'ubugingo. Umpindura umwana w'Imana. Uti byamaje mu izina rya Yesu. Amen. Isezerano rero rikozwe, ahasigaye umwana w'Imana. Tugiye gusoza rero dusenga Imana. Uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane. Imana yatuyoboye tuganisha ku isezerano ryabaye hariya kuri Sinayi, ariko twensipira ngo tukumeye uyu munsi nawe umenye ko byakujeho ngo nawe ugire isezerano usinyana n'Imana yawe, wemere umwami Yesu ko yinjira mu bugingo bwawe. Uyu munsi Yesu ari gukomanga, arashaka kwinjira mu bugingo bwawe. Nyamuneka kingura umutima w'ubugingo bwawe, Yesu yinjire. Uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo habeho amasezerano yawe n'Imana, habe isezerano ryawe n'Imana. Uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo habeho sinyatire. Akira Yesu mu bugingo bwawe, ahasigaye imbere yawe hagiye kuba heza. Igihe impande uzavuga uzabashe kuyumva habe n'abandi bose bizeye umwami Yesu atugeze mu ijuru. Senga Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwami wacu Yesu, turagushimye cyane. Turagushimye ko abanye natwe muri iri jambo. Ni ijambo ryiza kandi ijambo rikomeye. Ahangaha tubonye ko harimo ibintu bikomeye. Tubonye ko hari ibintu bikomeye ubwo wagiranaga isezerano n'ubwoko bwawe, ukabibutsa ibyo wabakoreye bakura mu gihugu cya Egiputa, imirimo ikomeye ukayibibutsa, ukababwira ngo nimunyumvira mukitondera ibyo nzababwira byose, ngo nzabatoranya mu mahanga bagire ubwoko bwanjye niyongeye. Mwami baragushubije ngo ibyo uzusabye tuzabikora. Kandi koko byarabaye, mugirana isezerano, baba ubwoko bwawe, ugendana nabo, ubakorera ibikomeye, urabarwanirira, ubakorera byose bishoboka nk'ubwoko bwawe. Ubwo rero mwami, na n'uyu munsi urashaka ko abantu bagirana isezerano nawe mwami Yesu, bakwakira mu bugingo bwabo kugira ngo bahinduke abana b'Imana, ubayobore ubakorere byose. Turinginze mwami kugira ngo abatwumva ubatere inyota yo kugira ngo bagirane isezerano nawe, kandi mwami bamaze kurigira turikomeze isezerano ryawe, turikomereho mwami wacu Yesu Kristo, kuko amasezerano yabayeho ashaka kugira ngo anakomezwe, abantu bakomeze amasezerano yawe. Mana urakoze kuko ijambo ryiza tubwiye. Rero reka bazaryumva mwami n'abari kuryumva ubu bose mwami bumve bafite inzara n'inyota byo kuba mu isezerano ryawe, isezerano ryawe rishya, isezerano ry'amaraso wamenye ku musaraba Golgotha. Iryo niyo sezerano rishya mwami wacu Yesu Kristo. Isezerano rya kera ryabayeho, ariko turashaka ko n'abantu bamenye irishya kandi bakaryinjiramo. Urakoze Mana kubw'ijambo ryiza tubwiye. Urakoze mwami ko hari abagaragaje gukomera kwawe. Urakoze kuri Imana ivuga kandi igasohoza. Urakoze ko ririya sezerano warishoje kandi ukarishimangira. Mana nkuru, Mana nziza, niyo mpamvu tuje kugira ngo no mu mitima ya benshi abatarakumenya mwami ubasange, ukomeze Mana ubiyereke. Ufite uburyo ugenda uhamagara abana bawe, ugira abo winjiza mu isezerano rishya mwami, bahinduka abana bawe. Urakoze mwami wacu Yesu, urakoze ko abanye natwe mu ijambo ryawe, urakoze ko wavuze kandi twumvise mwami, tuguhaye icyubahiro cyawe. Urakoze, turagushimye tubikuye ku mutima.
kubera ko wagaragaye nk'imana. Icyubahiro kibi cyawe Mana, gira benshi mwireherezaho kandi benshi bari gukunda ijambo ryawe no kugira ngo ribaryohere igihe cyose bajye bahorana inzara n'inyota mwami byo kumva icyo uvuga mu ijambo. Urakoze gitare cyacu, urakoze mwami w'amahoro, urakoze ni ukuri, urakoze kubw'isezerano ryawe ryiza, urakoze Mana ko turi abana bawe kubw'isezerano ry'amaraso wamennye. Icyubahiro kibi cyawe mwami, tuguhaye icyubahiro ukwiriye, ni ukuri uganze kandi utegeke isi yose ubimenye kuriho ko wapfuye ukazuka, kandi ko bakwizera batazakorwa n'isoni, kandi ko bakwizera mwami bahinduka abana b'Imana. Ibyo ngibyo isi bimenye. Abakwakiriye mwami bakomeze isezerano ryawe, kugira ngo abatarakwakira bakomeze kubona imirimo n'ibitangaza ukora. Urakoze Mana yacu, ukomeze uganze kandi utegeke, ukomeze kuduhira muri byose, uduhane umugisha n'abatwumvise, byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, nzavuga kugira neza kwawe yose, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho, sinzaceceka kandi sinzatuza kwamamaza iyo neza yangiriye, nzavuga iyo neza mu bakomeye bose, nzayiririmba iyo neza, sinzaceceka kwamamaza iyo neza, nzavuga iyo neza yangiriye. Umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye, hari n'ituro mfite ryo gutura, akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye, hari n'ituro ryo kugutura, uhaye umutima utegeke, nzayivuga, nzayivuga ineza, ineza yawe, nzavuga imirimo wakoze, nzavuga imirimo wakoze, nzavuga iyo neza, imirimo ikomeye mu buzima bwanjye, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, iyo neza nzayivuga,
ndavuga iyo neza